RIB izabigaragaza kuko kugeza ubu tuvugana nzi neza ko hari n'uwatanze ikirego muri RIB urumva kubera ko byo bikiri muri ankete byo ntabwo najya kubivuga ahangaho ko baracyakora iperereza ryabo already yamajije gutanga ikirego muri RIB kugira ngo anishinganishe atazagira icyaba niba usigaye utambika mu mujyi umuntu agahita avuga ati singuye Jado wabyo ngaho icyo kintu numva ari igiki. Hari umunyamakuru mugenzi wawe wageze muri RIB cyane yagiye gutanga ikirego agiye kurega Yago amuhora iki se amurega yuko yamwangije ereganze ntabwo ntekereza ko afata ikiganiro cy'amasaha 2 ngo kirangize utabwiye abantu kuri ni ikibazo gikomeye cyane kandi ari cyo waje kubabwira tubanze tumenye wagikoze kugira ngo ubone views kuri icyo kiganiro kubera ko wazamuye amahanga mutima y'abanyarwanda bongere bakubone bagukunze mbese wongere ugaruke cyangwa se wagikuze ngo wongere ubone watching time niba wagikoze kugira ngo usobanure ukuri kirangiye udashyize hanze ukuri kuko ngiye kutuvugana aka kanya na cyane nashinga Yago nicyo gufata abantu bamwe abangisha bati. Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nawe aho uherereye hose ndagusuhuje nizera ko umeze neza cyane. Asuhuze bano banyamakuru bandi imbere bose kandi ndifuza kugira umunsi mwiza nkuko bisanzwe. Inshuti zanjye zisanzwe niyo mpamvu uyu munsi wa none nabahamagaye kugira ngo ngire igikorwa cya mbere cy'ingenzi ngiye gukora cyo kumurika channel yanjye cyashya nubwo numvishije abantu ba Big Man batangiye kuvuga ngo iryo zina nkoraho ariko nizeye neza ko ari izina ryanjye kirizwe gwajya no muri Nidana wakarinkuraho. Ni channel cyashya yitwa Muvunyi TV show ngira ngo umuntu wese aherereye ahangaha yarimo kureba iyi press conference arahita nyarukiraho kuri gatelefone kiwe arebe kuri YouTube arahita yibonaho yagezeho. So numva rero ni umwanya mwiza cyane nari mbonye o kugira ngo mbashe kubwira abanyarwanda bose aho baherereye ndetse nundi wese ukurikirana ibya YouTube mubwira nti iki ni igikorwa dutangije ahangaha tugomba kuzadufatikanyamo twese yaba ari kwishimira ibikorwa tuzajya duhakorera nawe ufite inyunganiza werereye hose biremoye cyane uzajya umpamagara umbwira uti hari ikintu mbonye wahinduraho hari comment mbona nanjye naguha kugira ngo ibiganiro byacu byaje kuryohera abanyarwanda bose muri rusange. Ni umwuga w'itangazamakuru rero umuntu aba yaratangiye bitoroshye ariko uko byagenda kose ukagenda urwana nabyo ko ntacyo na kimwe kiba kitoroshye ariko byose urwana nabyo kandi ukabitsinda. Utangiriye ngira ngo kuri Radio Izuba batari babizi va kuri Radio Izuba ariko ntangira kujya kuri iki bwa mbere nahereye kuri 3D ari nayo yanyubatse ikaza kumindura Muvunyi koko ukomeye mu itangazamakuru kuri YouTube. 3D namaze wongira ngo amezi 8 nza kuyivaho njya ku Rugendo TV urugendo rwo ntago ndutinzeho cyane ariko zongira ngo amezi 3 ariko igihe kinyereka ko byari bihagije ko nanjye nakuriye muri uyu mwuga ko ngomba gushinga channel yanjye hatangira noneho kuba nashyikiriza abanyarwanda n'abandi bantu bose batuye isi yose ibiganiro kandi byiza cyane. Numva cyetse niba hari ibibazo cyangwa n'inyunganizi ibibazo byo nta bibazo tukigira ibibazo byarakemutse abafite ibibazo bagumane nabyo babyigumanire nibyo byuzuye ngira ngo umwanya no wanyurire kugira ngo wumva hari inyunganizi cyangwa se igitekerezo kindi yanyongeraho dukomezanye muri iki kiganiro. Bazo cyambere nabaza ko twari tukumenyereye ku Rugendo TV iyi ngiyi ya Muvunyi TV bigenze gute uyigezeho gute iyo wari uriho byagenze gute? So mwari mumenyereye ku Rugendo TV ntabwo yari channel yanjye bwite ku giti cyanjye ariko mbona ibintu byo gukomeza gufatanya hari ukuntu bigenda bitagenda neza nicarana na nyir'urugendo mugeza igitekerezo mfite cyuko ngiye gushinga iyanjye arambwira ati nta kibazo zanakugikira uko byagenda kose ngira ngo nuko batinze no kwagera nabo mwaje mwabona mu kanya abantu bo ku Rugendo barabahageze urero kakanya ni Muvunyi TV show. Muvunyi nanjye reka nkubaze yego kubera iki wahisemo nyine gufata channel ukayita Muvunyi TV show? So no kuvuga ngo amazina yanjye nitwa Muvunyi iryo zina ndarikunda cyane ina mpamvu ngira ngo nabyaye n'ijyana bavuga ngo Kristo ni umuntu ambaje ngo yitwa nde irihita ribanguka mbere ni Muvunyi kuruta ibindi bintu byose. Nafashe umwanya rero ndatekereza ndavuga nti bamwe bafasha amazina bayita ukwabo. Vidi Frank ajya gushinga Rwanda Paparazzi ntekereza ko niko yari yabishatse. Jado ashinga Irisi niko yari yabitekereje. Bigod ni najya gushinga yahoze ari Bad News aza kubona ko ibintu bya bad bizamukora. Kaza shari yanyu ntago yatuma bikomeza kuba bad. Aravuga ati reka mbigire good news wenda bazangirira impuhwe. Kugira ngo bigende neza so nahisemo kwita Muvunyi rero kubera ko ibyo zina ni iryanjye ndarikunda kandi numva ari umushinga nshaka kuzaba umushinga urambye ku buryo n'uwo nkomokaho wese azajya avuga ati ibyo byose papa ari ikintu yakoze
n'umwana akazaza avuga ati reka ngere ikirenge mu cya papa ariko ndakomeza urugendo rwa Muvunyi kuri Muvunyi TV show. ese ko usanga wenda nka IBC TV akantu ka TV show wagatekereje gute? Kubera rero ibintu byashongeye show zose ndazikunda. Ibyo bintu byashowe urimo kuzana AB ni kuvuga ngo nyimara kubona yuko ibyo ngiye gukora akenshi na kenshi ni uko entertaining abantu nako nakongeyeho kugira ngo ibe TV ariko ibe TV show. Ese muri make nta kindi cyabiguteye? Nta kindi cyabinteye. Uzigezweho ni yagona mu Muvunyi TV. Wiki Ayi subiramo. Uraho sawundisha. Muvunyi Karame. ikibuga urakimenyereye ntabwo ari ubwa mbere yashize ikintu birimo ariko muri no message ibintu by'amashyari ateye ubwoba ufite ubwoba ko bagiye kuripotinga kubera show Ntabwo bajye mfite. Ntabwo bamfite nuko akenshi burya iyo watangiye kugira ubwoba ni intambwe ya nyuma yo gutsindwa. So ngewe wa reporting utaripotinga icyo nsabwa no gukora kandi nkakora neza nkakora ibinyuze buri wese. Abanyamashyari bo bazahoraho uzumva ngira ishyari azandipotinga niba ngombwa nzisobanura icyo ibi nibyemera ko ibyo nasobanuye ari ukuri ntacyo bazayitwara. Nisanga nakoze ibiri amakosa wanizo strike niteguye kuzakira kabisa. hanyuma Muvunyi nanjye reka nkubaza nyine ndahera kuri Big Man no muri byo yaravuze urabona tumaze iminsi muri saga z'ibintu by'ama YouTube kubera wenda ibibazo byagiye bibaho nawe uri mu batunzwa gatoki mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari aho watunzwa gatoki nk'umuntu mbese ufite uruhare runaka rutari rwiza mu bahemukiye Yago sibyo bajutukana mu modoka ari ugungo guha inzoga yaka byo yabivuzeho ngo agasinda akamutuka n'ibindi byinshi ubivuga iki ubundi urumva niba koko ari ukuri iyo competition Muvunyi TV show Yago TV show Rose TV show izi TV show tuzazireba ngira ngo hari nibyo Jaras nibyo nashaka kugira ngo nanagusobanurira gatoya. Hari umugabo umwe wavuze ngo utazi story yose uricecekera sibyo if you doesn't know the whole story you shut up. Abanza no kumenya ko iyo modoka ari irimo koko icyo ni ikintu cya mbere. Afite ayo majwi niba yafite azayashyire ku mugaragaro bigaragare ko nanjye nari nyirimo. Ugize bakwiba inyogoye. Ugize bakwiba inyogoye. Ibyo turaza kuza kubigarukaho ibyo turabigarukaho gatoya nibyo narimo kubwira Jaras. Yego No kuvuga ngo ikintu cya mbere nta muntu nomwe utazi ubwenge cyangwa se utazi kwanariza. Iyo umuntu agiye kuvuga ngo we Muvunyi ngo wazanye ngo nabajado ngo mu modoka ngo mugenda muntuka ngo mwahaye inzoga ngasinde kugira ngo abone uko antuka atazi neza ko wari uri no muri iyo modoka, icyo ni icyaha cya mbere cyo gusebanya washatse banamuregera iyo ushaka kuregana. Inshuro ya mbere twagiye Musanze tugiye muri streaming ya filme y'aba bantu b'Musanze turagenda tugiye kubikora muri iryo joro turarayo mukuru arayo mu gitondo turabyuka tujya kureba inyogoye. Icyo gihe rwose nani gitangaza cyari kirimo. Wari wamusabye Nsaba nde inyogoye inyogoye naramuhamagaye ndabimusaba. Yari afite umuntu ngo ni manager we ni nawe twahamagaye. Sinaga iryo zina ryiwe ngibuka. So tujyayo turagenda inyogoye turamureba nk'ibisanga nkuko wajya kureba n'undi muntu wese ufite ukiri umufashe ukamufasha. Kiganiro kigakorwa. Kiganiro turagikora tuvayo. Tuvuyeyo twagiye kureba Ndereya na Paul. Turagenda nabo tugezeyo nk'ibisanga nkuko wajya kureba umuntu hari icyo ufite umurusha uba ugomba kumufasha ukamuha. Tujya kureba yo tunagezeyo tugiye kumva ngiye kumva ikiganiro twanagitangiye mbona Tanzania telefone. Ngo hari umuntu sorry gatoya ngo hari umuntu urimo gushaka kutuvugisha. Nisende ngo Yago arahamagaye ngarashaka ko tuvugana. Yago baravugana kuri telefone aramubwira twagiye kubareba umukecuru we uriya mushiki wa Bandereya aravuga ati yaratubwiye ngo tujye tubanza tumubwire abantu nibaza hangaha. Uko ni ukuri. Ibi sinimo kubivugira imbere ya press conference. Urabyumva? Sinimo kubivugira imbere ya press conference. Okay, kubera iki yavuze ngo bagiye banza umuhamagara ni papa wabo. Izo mpamvu zabyo ngiye kubera ko nari nzi yuko nta kindi kintu kirenze kuri ibyo. Sinshuro ya mbere nari ngiye kwa Bandereya nkiri kuri 3D nagiye inshuro zirenga ebyiri. Nyuma yaho nagiye ndi ku rugendo nejo bundi nari nasubiye nk'umuntu wagiye Musanze ndavuga nkuko namwe mamuzi ko mukeneye content yo wagiye hano ndavuga reka manuka niyo muzi gufatika niye kugenda ncyuye ibyo muri filime gusa. Nca kwa Bandereya ni inshuti zanjye na Paul turanavugana njyayo turagenda ibyo nagomba kuba handi biba handi kumwe na Jado rero turimo kukiganira hagati nibwo yambwiye ngo Yago ni umuhamagaye ati mbite mwaje aho ngaho ati twaje kureba Bandereya na ba Paul baravugana gutyo. Jado aturi kumwe na ngo ati ndi kumwe na Muvunyi. Urabyumva ndabyibuka nta na suite yabyo yindi
ayo magambo rero bavuga yavugiwe mu modoka basubiyeyo inshuro ya kabiri hasubiyeyo ba Jado bagiye kwirebera inyagoye nk'abantu bari bavuganye nawe nk'ibisanzwe baragenda barakora naye akabajyanye sinzi n'abandi bantu bari bari kumwe niba ari wa mu mama ni wa wundi ugi mama w'abapampe na mama w'abapampe bari kumwe yo nawe barajyana ibyavugiyemo aho ngaho simbizi cyane ko nta nshizwe no kubimenya ngiye nkora ibyanjye ibitari ibyanjye nkabireka noneho rero kuza kumva record sikahita yifite ngo bamubwiye ngo abantu barimo bamuvunyina ba Jado ndanabyiyumvira mu ijwi rya Yago abivuga nanze gutera nawe amagambo yego gusa icyo nakoze namwandikiye message Yago ndabwira Yago ntago ndi muri ibyo bintu nta n'uruhare na ruto mbifitemo urabizi ko nta kibazo nagitugirana nawe aranyihorera ntiyansubiza gusa icyo nakoraga jewe cyari ukugira ngo mwereke ko nanabonye suite y'ibyo yavuze kandi ko nta muriye nabyo urabyumva neza uko niko kuri so wowe uko ubibona rero wasize Jado nago gina size Jado Jado afite ibyo yazize ku giti kiwe ahubwo jewe uwamvuzemo buri afite ibyo yanjijije yajya imbere y'abanyarwanda akabisobanura akerekana proof zabyo yego ese ikibazo gihari niba mugenda bakavuga ngo umuntu agahamagara ngo ntago mwemerewe gukorana ikiganiro n'umuntu byibuze mwaba mwaragiye mwabanje kumenya ko abo bantu bafite management wenda ko yaba yari manager wabo akaba abashinzwe abafite mu nshingano mukaba ari cyo kintu mutamenye wenda mukakimenya mugezeyo cyane ukuvuga ngo ngewe kujya kubareba bakambwira ko ntemerewe gukorana n'umuntu ntago giye byambayeho ahubwo ngo byabaye ku nshuro ya kabiri nabyo ntekereza ko mwazabyibariza bayemi bo kuri 3D karibo bagiye gukoresha mu nyogoye nko kurandereya kurandereya nge naragiye mvugana nabo nk'ibisanzwe turakora ahubwo telefone yakiriwe na Jado aho ngaho nanjye nkuko wenda yagashaka kwa dana zanjye atunga wenda yaza kuba zitunga baramamagaye akambwira ati aho hantu mwagiye mu biki nkaza kumenyana no kumusanzura no kugira ibyo mwibariza kabanza nkamenya niba ari manager wabo cyangwa se nawe niba bakoresha nk'abandi so aramutse ari manager wabo wakagombye kujya kumureba babanje kumuvugisha arakaramutse atari manager wabo ari ukubakoresha content nkuko natwe tuba tuzishaka numva nta mpamvu yo kwirirwa umubwira kuko nta mpamvu waba umubwisha iki ntago guhemba ntago gukoresha numva atari nangomba kumumenyesha ibyo ugiye gukora cyetse niba ari ukundi kunwe mwamubizi ko ari manager waba nge ngo ntabizi ubwa kangaru ugiye kubakoresha ni inshuro ya kane nari ngiyeyo kandi izindi nshuro zose zanabanje na mbere yuko ibingibi biba nta feedback ambi ahubwo abantu baranshimiraga wakoze ku byo babashyiriye samutemo nkabashyira ibyo kurya ubundi yaba ari ndufaranga nkabahereza ukabona ni ibintu byiza byo gufasha abantu ariko ubundi kubera iki wumva niba wakoresheje runaka udashaka ko Jaras ajyayo udashaka ko Big Man ajyayo udashaka ko Rwanda Paparazzi Vidi Frank ajyayo nukubera iki utekereza ko needs zabo zose uzihaza ku buryo wumva ibyo bafite byimanze byose babibakemuriye niba utayibakemuriye rero reka nabandi bagira icyo babafasha utekereza ko iki cyatumye Yago gushyira mu majwi ntago nkizi keretse hari hanga tukabimwibariza wenda afite izo mpamvu ziwe kuko ndumva ikiganiro yakoze ejo bundi agishyiraho nawe arimo avuga ngo abantu bamufitiye amashyari kugeza aho bashaka ko cano yewe irangira burundu ari analize ari yigeze gukora bakimara kuyifunga yarazikoze zumvikana buri muntu wese ariko message zakiriwe nyuma ni ibibazo bikomeye cyane abantu ahubwo ngiye ntekereza ko ubundi kiriya ni n'icyaha cyagombye gukurikiranwa no mu mategeko gikurikiranwa icyaha cyo gufata abantu mukabangisha abandi ni kuriya n'ibindi bintu byose byagiye bitangira inzangano zagiye ziba zose zagize byo zibyara mu Rwanda zirazwe biriya no gufata igice kimwe ukacyangisha abandi bantu nkubaka kanya Jado hari agace atajyamo ini case yagira ikibazo wasobanura ko ari urukundo babigiye mu Banyarwanda nkuko wirirwa biririmbira mu bantu Abanyarwanda barankunda kubera ibyo mbakorera amaranga mutima akaba menshi mu Banyarwanda urakeneye n'amaranga mutima y'Abanyarwanda uzibaza Abanyarwanda banyuzemo byose ku buryo bajya gukina n'amaranga mutima yabo igihugu hanga kirimo kirwana no kugira ngo gihandoringa ibibazo abantu bafite none wowe urimo urashaka kubiba urwango mu bantu ngo abantu barakwanga wirirwa urira umuntu w'umugabo ararira ngo abantu baranyanga baguhora iki mbese kari ikibazo ubundi kubera icyo abantu bakwanga mbere na mbere kugira ngo abantu bajye kukwanga nuko hari ibyo ukora bitari byiza kuko niba bakwanga kuko je ntabyo nzi yewe umuntu yanyanze ntabwo naguhishira nukuza hano nkabivuga nti runaka na runaka yankoreye ibi ngibi igere utari wabivuga turacyagufata muri kese y'uko urimo kwangisha abantu bamwe abandi icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda ahubwo abashinzwe kubikurikirana muri RIB bakagombye kuba barimo kubikurikirana niba bamwanga koko abo bantu nibagaragara RIB bakurikirana nabo bahanwe garagaza impamvu z'uko bakwanga nibyo bimenyetso ariko twebwe dufite ibimenyetso bifatika ko wangisha abantu bamwe abandi ese ubundi ni ngombwa ko bagukunda
ubundi ni itegeko bategetswe gukunda uburenganzira bw'umuntu gukunda umuntu je nuko nkuko mbyumva uzajya akenera wese muri mwese gukoresha umuntu namukoresheje ajya nsabana nimero nzajya nzimuha ahubwo byakabaye byiza ufatiye aho nagejeje niba ari agafuka k'umuceri nabashyiri nawe bashyira akaje kandi kamavuta yes uyu munsi ufunguye TV show yawe nshyashya icyo kintu cyabayeho ubu kano kanya je ndibaza ni iki kintu ugiye gukonveka abantu bagiye gukurikira kugira ngo ukureho iya background ubu abantu bose mbi barimo kwibaza bati uyu ni umugambanyi uyu ni umugambanyi dusobanurire ibinyamakuru biraha cyangwa YouTube ziraha zose uko ugiye kubikora kuko gifite impact nini cyane kigomba gukora kandi kigomba kukugiraho wowe turebanga bisobanura uko ugomba kubikora ikintu kirimo vidi njya mbibabwira kenshi ntago ari ngombwa guterana n'umuntu amagambo kugira ngo ugire ibisobanuro wowe urakora ibikorwa bikazisobanurira uko turimo kugenda twinjira muri iyi case koko ababibonye bakabona yuko ndi mu bagambanyi be bakabyumva gutyo ibikorwa byanjye bizagaragaza ko ntari umugambanyi wa Yago kandi abankundaga kuri izo channel zose zo nari ndiho bafite impamvu bagiye bankunda nta nubwo nzahindura uwo murongo nzakomeza gukora ibyo bikorwa nkuko nsanzwe mbikora niba ari ama interview niba ari ugufasha abantu nzakomeza mbikore umuntu wese ukurikira ibyo ngibyo azagira aho ngamenye ukuri koko ngirize Muvunyi kuvuga mu kiganiro cyangwa se gutungwa agatoki hari ingaruka mbi bimaze kukugiraho ntago byabura comment za mbere ubanze urebe ku kiganiro cyabaye kwa Skype cyakoze abantu bavuga bati kumbe nta Muvunyi nawe n'umugambanyi giye umuntu hari n'uwanyandikira arambwira ati nizere neza ko ibi bintu tabirimo n'agahinda kenshi cyane ahubwo ntago mbirimo ni uko igihe kizagenda kiba kigira imbere uzagenda umenya ibyo bintu hano muriye nabyo n'uwabikorewe koko niba yarabikorewe kuko nabyo ntabyo nzi kuko ntago mba muri dashboard iyo nta nubwo njyaye ngo ninjiye muri channel yo kumenya ko ibyo bintu ari ukuri analyze zakozwe zakozwe na bahari twese twarazumvishije twumva kugira ngo waguye strike uko bigenda sibyo niba ari strike ya community nabwo tuzi uko bigenda niba ari ya copyright nabyo tuzi uko bigenda ibyo byose rero niba byarabayeho bizagaragara ribi zabigaragaza uko kugeza ubu tuvugana nzi neza ko ari n'uwatanze ikirego muri ribo urumva kubera ko byo bikiri muri ankete byo ntabwo najya kubivuga ahangaho ko baracyakora iperereza ryabo already yamajije gutanga ikirego muri ribo kugira ngo anishinganishe atazagira icyaba niba usigaye utambika mu mujyi umuntu agahita avuga ati singuye Jado wabyo ngaho icyo kintu numva ari giki hari umunyamakuru mugenzi wawe wageze muri ribu cyane yagiye gutanga ikirego agiye kurega Yago amuhora iki se amurega yuko yamwangije erega uyu munsi nyuma yo kujya kiganiro cya Yago cy'amasaha agera hafi kuri 2 avuga uko byagenze ndetse n'ibyamubayeho byose urabona umubano umeze gute hagati y'aba YouTuber bato nkawe ntabari abanini bavuga ko bafite ibibazo by'abantu babanga z'abanyarwanda 12 izishobora ku accessinga kuri internet zingahe ntabwo zajya munsi yenye yego none se niba uri umu YouTuber mukuru ukaba utari wagira video ifite miliyoni 3 ubwo umu YouTuber mukuru he ukuriye nde ariko ngo nuko aribo babitangije oya babitangije yena je kujya manze nkubaza none se babitangiza muri guidelines za YouTube hariho kuvuga ngo waje mbere niwe mukuru ubu se ni mu gisirikare ko ari wataba impanga nta mu YouTuber mukuru uriho igihe ntari nabona video ifite miliyoni 5 ya interview kandi YouTube iyo ugiye ku uploadingira kubaza ngo iyi content ni y'abana cyangwa ni y'abantu kwihitiramo hari ubwo se dushyiraho katuni twebwe nyine abo bumva ko ari bakuru ibyo nakazi kabo ntabyo nzi ntago ari bakuru ni bakuru bande ni bakuru bande ngewe umu YouTuber mufata niba ushobora gukora ikiganiro kikagira 80,000 ndakajya kikagira 5 dufite miliyoni 4 zirebe internet zishobora kujya kuri YouTube ubwo urumva uri mukuru se wande mu myaka niba ari mu myaka ubwo video niwe mukuru niwe mu YouTuber mukuru none se ndabeshya ubwo yaba ari we mukuru naho ibindi byo ntabwo mbizi televiziyo ntuza channel yawe uzanye kwereka abanyarwanda
niye content uzanye ugiye kujya ucishaho. niyo mpamvu nakubwiye ngo hariho akantu ka show wakabonye nyuma hariho iyo show ishobora gusobanura byinshi. aha reka rero mu mubwire benshi basigaye banazishiraho show agasanga arimo arakora araploading umupira so ndashaka usobanurira abadukurikiye. ntabwo nzajya kure ya entertainment n'ubundi nk'ibisanzwe n'ubufasha bwari bwose bukeneye bwose ntabwo ngiye gushyiraho n'ibiganiro n'ubundi ngo bari bafite show mbere ntabwo bo bayitangaguje kubakosora. ntabwo nje kubakosora ahubwo nje dufatanye ni ngo dufatanye duhereze abanyarwanda show harimo ufitanye amashyari abo ngabo tuyafitanye barayamfitiye nge nawe mbafitiye ibyo bintu byumvikane neza nta muntu mfitiye ishyari nta fitina ikibuga ni Kigali wa mugani wa skate niwe uvuga kuno kuvuga ngo bareke imbabura zose zake Muvunyi yes gira message uha abafana ba Yago bishyizemo aba YouTuber bamwe na bamwe kandi abo bafana bagaca ruhinga nyuma bakaza gusura ibiganiro tuba twakoze cyangwa uba wakoze yumva kwa nkaho nuvuga iki kiganiro ntago nakireba rwose kandi arimo arakireba abafana ngabo kuko wenda muri kubiseka ibintu bimaze kuba too much kwa Mike Karangwa mu kwezi kwa gatandatu ibintu byarabaye abantu bagira ngo ni ibintu byoroheje byumva ariko ugiye gusesengura ibyabaye cyangwa ukabirebesha amaso yawe ubona ko ari impact mbi byagize uyu munsi turi gukora ibiganiro bati mwebwe nabonye rwose nko kwasha do comment nyinshi niyo yazana Yesu ahari ambwira batoye Yesu uzanye n'uwikuzimu byumva abafana bameze uko nguko byumva baba bayadafite umutima wo kubabarira cyangwa n'abadafite umuhati wo gushaka ukuri kw'ibivugwa bakihanganye se bakabanza bakamenya ukuri ukajya ahagaragara hanyuma n'uwo ngo wakoreye ibyo bintu nadufasha kuri abantu mu rujijo ajye hanze ashyira ukuri kose hanze ntabwo ntekereza ko wafata ikiganiro cy'amasaha 2 ngo kirangize utabwiye abantu ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kandi aricyo waje kubabwira tubanze tumenye wagikoze kugira ngo ubone views kuri icyo kiganiro kubera ko wazamuye amarangamutima y'abanyarwanda bongere bakubone bagukunze mbese wongere ugaruke cyangwa se wagikuze ngo wongere ubone watching time niba wagikoze kugira ngo usobanure ukuri kirangira udashyize hanze ukuri abafana be bakomeze bamukunde kandi nanjye mbasaba kunkunda nawe dufitanye ikibazo tuzagirana ikibazo kuzagikemura rero bakunze bamenye ukuri nibamara kumenya ukuri ubwo bazatubabarira kuko barimo kudushinja ibyo ngibyo cyangwa se icyaha kizagaruka kuri nyiracyo rwa rwango ruvuye ku busa rugaruka nyirarwo kuyita Muvunyi TV show n'uburyo bwo kwitandukanya n'izindi channel wanyuzeho wenda ko urumva ari 3D wa mugani twatangiye tubivuga abantu byatangiye bavuga bati ni ya Muvunyi afiteho share urugendo TV nuko byagenze kuyita Muvunyi n'uburyo bwo clarify kugira none wereka abantu ko bora ari yawe izina nakubwiye ko ari ryo nakunze cyane kuruta kuko ntabwo jewe ubundi iyo umuntu akora ibintu ubikora kugira ngo abarimo kubireba cyangwa se kubyakira bibaryohere ushyiramo ingufu ugakora ibyawe nta numwe wagira uruhare mu kukwitira izina wabishakiye ku giti cyawe ni mu rwego rwo kugira ngo nsigasire n'iryo zina ryanjye Muvunyi ejo bundi ari press conference yabaye umwe mu bantu bagarutsweho umwe baramwirukanye anje aravuga ati yagusigiye 3D ngo urayimanura uyikubite pfira mu manga ubushobozi bwawe ntabwo bwari bushoboye 3D ese wagiye mu ishuri kugira ngo wongere wige kugira ngo Muvunyi itazamanuka uri mu YouTuber ujya ukora analize sibyo ku buryo bufatika cyane niyo mpamvu nkubwira burya iyo umuntu agwaye ikintu ntabwo ari ngombwa kuyitumira utabanje gukora analize iyo umuntu agiye kuvanga ibiganiro ngo byanjye ngiyewe ngo urugero ndabyibuka 3D ntabwo nakibagirwa ibyawe hari ikiganiro cya Beni kiri mu 300 hafi muri 370 ingahe cyo ni ikiganiro cya mbere ikiganiro cya Superman cy'abanyabitanga hari ikiganiro cy'umugore wa Jay Polly ikiganiro kitambitse muri ibyo ngibyo ni ikiganiro cya Miss Naomi na babandi bo muri Mackenzie cyakozwe na Cassier Pizzo aze kuza kureba ibyo ngibyo niba azi gutandukanya ijwi ryanjye n'ijwi rya King azahita amenya wakoze ibyo biganiro koko ese King mwapfaga iki nakubwiye ko ngiye nta muntu njya ngira nicyo iyo mpfuye umuntu n'ikintu ndakimubwira tukagikemura cyangwa se nkakibwira n'abantu niba nyanga uzabimubaza niba atanyanga ubwo nabwo azabigusobanura ariko gese imwaka Skate mwariyonze nta kibazo mfitanye na Skate ni umunyamakuru iyo yabonye content arayikoresha gusa naramubwiye nawe banza ukore research mbere yo gukora ikiganiro arambwira ati research ndazifite narazikoze kuko mfite audio ya Yago reka nyikumvishe ayinyumvishije numva Yago yamvuzemo koko yavuzemo na Jado Skate rero nta kibazo twari dufitanye ni inshuti yanjye cyane nta kibazo na gito dufitanye n'ejo twakorana ikiganiro okay
umuvandimwe King kano kanya nta kazi afite uramwangaje muze mukorane kugira ngo muvunyi zamuke ntago mbizi niba afite akazi cyangwa niba atagafite akazi k'umuntu nako mubona kagaragara ushobora gusanga yaravuye mu bya YouTube cyangwa se arimo kubitegura cyangwa akajya mu bindi ntago mbizi kandi ntago jewe nyene undi mukozi nge ndishoboye gayo ibona amakimbirane ahari urabizi amakimbirane byari ikindi kintu gikomeye nkuko hari abanyamakuru byagiye byafecting leta yo urayisaba iki muri iki kibazo cyane ko wenda Yago bishobora kuba ibyo byarakemutse yatanze interview ya nyuma avuga uko byagenze ariko mwebwe mwashyizwe mu majwi hari ikibazo mu gifite cy'abafana be bakirimo barabagenza bababwira nabi babatuka niki usaba leta muri ibyo bintu byabaye utanga ibyifuzo byawe ariko yikareba igikwiye ibi bintu birimo kubanga muri iki gihugu ibyinshi nayo irabibona irabikurikirana ntabwo ndi buze kuza kubabwira ngo nimukore iki ngiki gusa icyifuzo cyangiye ko numva nakifuza ko bikemuka bakagombye gufatirana izi mvururu mbere yuko zigera kure kandi mpamya neza nashidikanye ko n'ubundi bigomba kuba bagomba gufatirana kuko bitari ibyo bizakomeza bikururuke bibyara ikindi kintu kigari bakurikirane uwakoze ayo makosa ahanwe nibasanga kandi nta nayabayeho uwabyise amakosa nawe akurikirana kuko ngiye kutuvugana aka kanya nakubwiye ko icyaha nashinja Yago ni icyo gufata abantu bamwe abangisha abandi